Bibiliya iravuze ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Igihe cy'umucyo wawe cyageze, igihe cy'imbaraga kugira ngo zibe ku buzima bwawe cyageze. Yesu nashimwe cyane. Ndabwira abakure, ndabwira aba hafi ngo mukomere kandi mushikame, mwo gukuka umutima, ntimugire ubwoba. Imana yabanye namwe ukaba urangije uyu mwaka wa 2021. Imana yiteguye kugendana nawe no mu mwaka utaha wa 2022. Twongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba Girimpuhwe TV aho muherereye. Umwami Yesu nashimwe cyane. Dushima Imana ko turi amahoro, dushima Imana ko dusojeje uyu mwaka wa 2021 turi bazima. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hanyuma tubifurije Noheli nziza, tubifurije n'umwaka mushya muhire wa 2022. Munyemerere dufate kano kanya dushimira abantu bose twabanye kuri televiziyo. Turashimira abakozi b'Imana batandukanye twabanye kuri televiziyo. Turashimira abahanzi twabanye kuri no televiziyo, abahanuzi, buri muntu wese wagize umusanzu mu ivugabutumwa ryaciye kuri no televiziyo. Turagushimiye. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi umugisha mwinshi aho uherereye. Turashimira kandi n'abafashe umwanya bagakurikira ibiganiro aho baherereye. Turashimira abarundi b'inshuti zacu cyane. Turashimira abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye, abari mu gihugu. Buri muntu wese aho aherereye yaragize uruhare runini kugira ngo dukomeze ibikorwa byo kwamamaza ubutumwa bwiza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hanyuma twari hano kugira ngo tubashimire, tubifurize Noheli nziza, tubifurize umwaka mushya muhire wa 2021. Hanyuma reka dusenge Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana gatoya. Data mu izina rya Yesu, Mana turagushimiye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye gukora kwawe, tugushimiye Mwami Imana kuri Imana yacu. Wabanye natwe muri uno mwaka. Uyu mwaka ntiwari woroshye ariko wagaragaje imbaraga zawe. Turagushimira ko wagaburiye abantu bakarya, turagushimira ko wambitse abantu. Izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Turasenze kugira ngo ukomeze ubane natwe Mwami Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngaho hagararana natwe rero, turagushimiye ni mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Yesaya ibice 60 ku murongo waho wa mbere. Yesaya 60 umurongo waho wa mbere. Biravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Niwo murongo wonyine dusomye. Biravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwaka wa 2021 turangije, abantu benshi bahuye n'ibintu bitandukanye byakomereye imitima yabo, byababaje imibiri yabo, ariko Imana yagiye iba mu ruhande rwacu, yagiye iturinda. Murabizi ko corona ntabwo irarangira, ariko Imana yagiye igaburira abantu. Abandi twahuye n'intambara zitandukanye, ariko Imana ihagararana natwe. Imana nihabwe icyubahiro rero, kandi Imana yacu, Imana ya Isirayeli ikomeze gushimwa. Hanyuma biravuze ngo byukura bagirane kuko umucyo w'Uwiteka uje. Ndagira ngo mbwire 2022 Imana iguye kurabagirana mu izina rya Yesu. 2022 Imana ikwambika imbaraga utigeze ubona. 2022 Imana isohoza amasezerano yawe. 2022 Imana ihaze kwifuza kwawe. 2022 Imana izakwambike nkuko bikwiriye. 2022 Imana izakugaburire nkuko bikwiriye. 2022 Imana izabahe gushaka no gushakwa abatarashaka. 2022 Imana izabahe kubyara abahungu n'abakobwa. 2022 imbaraga z'Imana zizabe ku buzima bwanyu. 2022 ndumva hari ikintu kidasanzwe Imana izakora ku
buzima bwanyu. Bibiliya iravuze ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Igihe cy'umucyo wawe cyageze, igihe cy'imbaraga kugira ngo zibe ku buzima bwawe cyageze. Yesu nashimwe cyane. Ndabwira abakure, ndabwira aba hafi ngo mukomere kandi mushikame, mwo gukuka umutima, ntimugire ubwoba. Imana yabanye namwe ukaba urangije uyu mwaka wa 2021. Imana iteguye kugendana nawe no mu mwaka utaha 2022. Ikindi cya kabiri, turi mu gihe cy'iminsi mikuru, igihe cy'ibyishimo, igihe cy'umunezero. Noheli itwibutsa kuvuka kwa Yesu. Tugiye kujya muri Noheli ku itariki 25 z'uku kwezi. Turaba tugiye muri Noheli. Noheli twibutsa iki? Noheli itwibutsa ivuka rya Yesu. Niyo mpamvu wowe unkurikiranye n'ahangaha uzibuka ivuka rya Yesu, ugira agakiza k'Imana kandi usangira n'abababaye. Niba hari mugenzi wambaye ubusa, kuri Noheli uzamwambike. Niba hari mugenzi udafite icyo kurya, kuri Noheli uzamugaburire kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Turava muri Noheli twinjira muri bonane, igihe tuzaba twishima dusoza umwaka. Abantu bishima mu buryo butandukanye, abantu bishimana n'imiryango yabo, abantu bishimana n'inshuti zabo. Ariko wowe uzishimana n'inshuti zawe, ariko uzirikana ko Yesu akiri umwami mu buzima bwawe. Uzakomeze gukizwa no gukiranuka, uzakomeze kwiringira Imana, uzakomeze kugendana n'imbaraga z'Imana. Biravuze ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Igihe cyo kurabagirana kwawe ni iki ngiki. Birashoboka ko imyaka ishize wahuye n'ibintu byakomerekeje umutima wawe, warababaye, wababajwe n'inshuti, wababajwe n'abavandimwe, wababajwe n'uwo wizeraga, ariko Imana ije kuguhanagura amarira. 2022 Imana izaguhanagura amarira yose warize. 2022 Imana izahaza ubuzima bwawe. 2022 ndumva hari ubutabazi budasanzwe Imana izatanga. Ndagira ngo mvugane n'abashumba batandukanye. Imana yemeye ko muca mu ngorane zigiye zitandukanye, ariko 2022 Imana iraza kubahoza amarira. Ndagira ngo mvugane n'abahanzi. Uyu mwaka ndetse n'imyaka ishize mwahuye n'ibintu bitandukanye byababaje imitima yanyu, ariko 2022 Imana irazana indirimbo nshya ku buzima bwanyu. Imana irazana amaherezo mashyashya ku buzima bwanyu. Ndagira ngo mvugane n'abahanuzi. Bahanuzi muhanurira amahanga, Imana yashyizeho kugira ngo muhanurire abantu batandukanye. Ndagira ngo mbabwire ko 2022 Imana iraza guhaza kwifuza kwanyu kandi muraza kongera muhanure. Abakozi b'Imana bose abagiye bakorera Imana binyuze ku mirongo igiye itandukanye y'amateleviziyo atandukanye, ababwirije ubutumwa kuri radio, ababwirije ubutumwa ku mihanda, ababwirije ubutumwa mu makaritsiye agiye atandukanye, abanyuze ku ma WhatsApp, buri muntu wese uruhare yagize mu kwamamaza ubutumwa bwiza. 2022 Imana iraza kuguhemba, iraza kuguha ingororano, iraza kwibuka amasengesho yawe, iraza kwibuka umuhate wawe, iraza kwibuka kwitanga kwawe. Ndimo kubyumva mu kirere cy'umwuka ko 2022 ari umwaka w'ubutabazi, ari umwaka w'imbaraga nyinshi. Imana igiye kwambika imbaraga abantu. Ububyutse bugiye kugaragara 2022, abubyutse bugiye kugaragara, ububyutse bugiye kongera bugaragare. Imana ibahereze umugisha. Rero ntabwo twareka gushimira abandi bakozi b'Imana bagiye batandukanye, bafata amakuru, abanyamakuru batandukanye, bafata amakuru, batara amakuru, abakameramani, buri muntu wese uruhare yagiye agira kugira ngo ivuga ubutumwa ryaguke, kugira ngo twamamaze ubutumwa. Ndavuze ngo Imana y'amahoro imuhereze umugisha. 2022 hari ibikorwa byinshi bitandukanye. Turimo gusoza iki gihembwe, turimo gusoza uyu mwaka, turimo gusoza uku kwezi. Ndagira ngo mbabwire ngo murusheho gusenga cyane kandi musengera abakozi b'Imana, musengera impano z'Imana, musengera ivuga butumwa cyane kugira ngo Imana ikomeze gukora imirimo n'ibitangaza. Imana ibahereze umugisha. By'umwihariko musengera televiziyo. Umwaka ugiye kuza 2022 dufite gahunda nyinshi, dufite ibikorwa byinshi, ntabwo twakwishoboresha tudafite Imana. Abanyamakuru bayo, buri muntu wese uzanyura kuri televiziyo muri ya mwaka utaha, Imana izamwambika ubwiza.
ubwiza, abazakorana nayo Imana izabambika ubwiza, abazayitera inkunga Imana izabambika ubwiza, abazayishyigikira, abazayisengera Imana izabambike imbaraga. Mudusengere cyane aho muherereye rero, kugira ngo dukore ibikorwa byinshi kandi bishimishije, tugere kure, tugere mu ntara zitandukanye, tugere mu makaritsiye atandukanye, kugira ngo turusheho gufasha abantu b'Imana. Icya kabiri, uyu murongo turimo kubabwirizaho ubutumwa, turaza kugerageza gukora ubuvugizi ku bantu batandukanye bakeneye ubuvugizi, abarwayi bakeneye ubuvugizi, abari mu bitaro bakeneye ubuvugizi, abasenyi b'amazu, buri muntu wese ukeneye ubuvugizi. Umwaka utaha 2022 turaza kugerageza kubikora, kandi turaza kugerageza gufasha aho bizashoboka abantu bagiye batandukanye. Niyo mpamvu tutakwishoboza tutabafite, ndetse Imana itari mu ruhande rwacu. Rero dusoza twasomye cyane kivuga ngo byukura bagirane, kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Iteka bukurasiye. Igihe cyo kubyuka cyageze, igihe cyo kuryama cyarangiye. Imana ibahereze umugisha, muzarye Noheli nziza, muzagira umwaka mwiza, muzishimane n'imiryango yanyu. Imana y'amahoro izabe mu ruhande rwanyu. Munyemerere dusoze dusenga dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu, Mana turagushimira ko wadushoboresheje kubwiriza ubutumwa ahantu hatandukanye, mu nsengero twabwirije ubutumwa, ku mihanda twabwirije ubutumwa, ku macano twabwirije ubutumwa, ku maradiyo twabwirije ubutumwa. Ndasenze kubw'uyu mwaka wa 2022 tugiye kwinjiramo, Mwami Imana. Reka uzaba umwaka udasanzwe, reka uzaba umwaka w'umugisha, reka uzaba umwaka wo kwaguka. Abatabyara bazabyare, abadafite akazi uzabaha akazi, abihebye bazahumurizwe nawe, abashonje bazagaburirwe nawe. Buri muntu wese uzabe mu ruhande rwe. Twamaganye imbaraga z'abadayimoni zagiye zitangira abantu zikababuza kugera ku nzozi zabo. Izina ryawe Mana reka rihabwe icyubahiro. Bana natwe rero muri uyu mwaka tugiye gutangira, bana natwe rero uzatwambika imbaraga zawe. Iyi Noheli tugiye kurya, buri muntu uzamuha icyo kurya no kunywa kuri Noheli. Abakeneye kwambara neza bazambare neza, ababatizwa bazabatizwe. Ibikorwa byawe Mwami Imana bizakomeze gukorwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro rero. Urakoze tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Noheli nziza, umwaka mushya muhire wa 2022, naho umwaka utaha Imana ibahereze umugisha.